Ngwaye ikaze kuri Sadmira TV kandi agushimiye cyane wahisemo kudukurikira uyu munsi. Uri kumva malayika kuri mikoro nk'ibisanzwe. Uyu munsi kawutangiranye n'iyi nkuru y'umubyeyi tuganiriza. Aratangira agira ati, I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never... Nari mfite imyaka 18 ubwo nakoze ubukwe n'umugabo. Nkomoka mu muryango ukakaye mu bya gakondo, umuryango wa Baloch, bivuga umuryango urimo Abahinde n'Aba-Irani bivanze, aho abakobwa batajya bahakanira ababyeyi babo. Wanjye yashaka ko nshaka umugabo, nanjye naramusubije nti nimba aribyo bigushimisha nta kibazo ndabikora. Kandi nk'uko mubyumva, ubwo ntabwo rwari kuba urugo rwishimye. Hashize imyaka 2 nkoze ubukwe, nakoze impanuka y'imodoka. Umugabo wanjye yasinziriye gato, maze imodoka igwa muri rigore y'amazi yari ku ruhande rw'umuhanda twagenderagamo. We yabashije gusimbuka aritabara, ariko njye nagumye mu modoka ndavunika ndanakomereka bihambaye. Kubwira imvune zose nagize wakumva ari nyinshi cyane. Iri gufa riva ku nkokora ryo mu kiganza ryaravunitse. Igufa rifatanye ukuboko n'ikiganza cy'iburyo ryaravunitse. Igufa riri hepfo y'ijosi ndetse n'iryo mu bitugu ryaravunitse. Amagufa arindi ibihaha yaravunitse. Ariko imvune yatumye ubuzima bwanjye buhinduka burundu ni imvune y'urutirigongo. Abenshi bari aho baje kuntabara bampa ubutabazi bw'ibanze, banagerageza kunkura muri iyo modoka. Mu gihe bari kuyinkuramo nibwo urutirigongo rwanjye rwacitsemo burundu. Amezi 2 n'igice namaze ndi mu bitaro yari ateye ubwoba cyane. Numvaga neza byandangiriye. Umunsi umwe muganga yaraje arambwira ngo numvise ko washakaga kuba umunyabugeni, birangira ubaye umugore wo mu rugo, ufitiye amakuru mabi. Yarambwiye ati ntabwo uzongera gushushanya ukundi. Umunsi wakurikiyeho undi muganga araza arambwira ati imvune yawe y'urutirigongo imeze nabi cyane, ntabwo bikunda uzigera kugenza amaguru yawe. Icyo gihe nikije umutima ndiruhutse, ndamubwira ngo nta kibazo. Umunsi wakurikiyeho muganga yaragarutse arambwira ati kubera imvune y'urutirigongo rwawe n'ukuntu twagerageje kuyaterateranya ndetse n'ingaruka zabyo, ntabwo bikunda kuzigera ubyara mu buzima bwawe bwose. Uwo munsi numvise mbaye nk'uwangiritse, ntangira kwibaza impamvu yo kubaho kwanjye. Nkajya nibaza nti ubundi kubera iki nkiri na muzima? Nararize, nagize agahinda kenshi gakomeye. Nkibuka ukuntu nkunda abana, ukuntu nkunda gukinisha abana, nkibaza ukuntu njyewe ntazigera mpeka abanjye cyangwa mbakinishe. Nkumva ndangiritse, nkumva ubuzima nta n'icyo bumaze kubaho. Ariko icyatumye nkomeza gushikama, umunsi umwe nabaje basaza banjye ndababwira ati ndabizi mfite ikiganza gifite ikibazo, kandi n'abaganga bambwiye ko ntazongera gushushanya, ariko ndambiwe kujya mpora ndeba ibikuta by'umweru biri muri ibi bitaro ndetse no kwambara imyenda y'umweru y'abarwayi. Narabasabye nti munzanire amarangi y'amabara nshushanyisha ndetse n'urubaho njye nshushanyirizaho nshaka gushushanya. Naragerageje, ikintu cya mbere nishushanyije ndi ku gitanda cy'urupfu. Kuri njye numvise byari nka therapy cyangwa ubuvuzi bwiza buhambaye nkorewe. Ntagize ijambo na rimwe mvuga, nari gushushanya ibyuzuye umutima wanjye ngasangiza abandi inkuru yanjye. Abantu bajyaga baza bakavuga ngo mbega igishushanyo cyiza, amabara menshi kandi meza, ariko ntawe ari kubona intimba iri muri icyo gishushanyo uretse njyewe gusa. Kuva uwo munsi nahise mpitamo ko ngiye kubaho ubuzima bwanjye ku giti cyanjye. Naravuze nti ntago ngiye gukomeza kuba wa muntu uhora yumva ko yatunganira buri umwe wese. Ngiye gufata uyu mwanya nkuhindura ahubwo utunganye kuri njyewe, kandi ngiye kurwana n'ubwoba bwanjye burwanya.
Nafashe ikaramu n'urupapuro nandika ubwoba bwanjye bwose, hanyuma mfata umwanzuro ko ngomba kurenga ubwo bwoba nkabukira burundu. Ubwoba bwa mbere nari mfite bwari ubwo gutandukana n'umugabo wanjye, ariko umunsi natekereje ko nta kintu kinini bivuze, ahubwo ari ubwoba bwanjye gusa, naribohoye. Naramuretse aragenda. Yego byari bikomeye, ariko nabibayemo. Nafashe imbaraga ndikomeza, nkomeza n'amarangamutima yanjye ku buryo n'umunsi numvise ko agiye kongera gushaka undi mugore, namwohereje ubutumwa bugufi mubwira ko mwishimiye cyane kandi mwifuriza ibyiza byose, kandi nawe arabizi neza ko n'uyu munsi nyamusengera. Ubwoba bwa kabiri nari mfite n'ubw'uko ntazongera kubyara, ntazaba umubyeyi, ntazazana ubuzima hano ku isi. Birababaje. Ibyo byari nko kongera gusenyuka, numvaga birenze kandi biremereye. Ariko nanone mu gihe ndi gutekereza ibyo ngibyo, nahise ntekereza ko hari abana benshi muri iyi si bakeneye kwakirwa gusa. Ndavuga nti nta mpamvu yo kurira, kagende nshaka umwana umwe mwadopte murere, kandi narabikoze. Nagiye ntanga amazina yanjye mu bigo birera imfubyi bigiye bitandukanye, ndategereza nihanganye. Hashize imyaka 2 nakira telefone yampamagaye n'abantu baturutse mu mujyi muto wo muri Pakistan. Barambaza bati, nawe Muniba Mazari? Ndabasubiza ngo yego. Barambwira bati, hari umwana dufite w'umuhungu, ese wakwishimira kumwadopta ukamurera? Mu byishimo byinshi ndababwira nti yego. Mpita mubwira ko ngiye ahubwo kuza kumureba nkahita mutahana. Uwo munsi narishimye cyane pe. Icyo gihe umwana yari amaze iminsi 2 avutse, uyu munsi afite imyaka 6. Muzi ikintu kibabaza cyane cyo kugendera mu kagare k'abafite ubumuga ku bantu bakagenderamo, ni uko batekereza ko cyangwa bumva ko muri isi y'abantu batunganye bo badatunganye. Njyewe ibyo narabyanze, mfata umwanzuro wo kujya ngaragara kenshi muri rubanda, ntangira kujya nkora ubugeni, nkajya nerekana imideri, ndetse mpitamo kujya gukorera kuri televiziyo y'igihugu nkuru muri Pakistan. Ndetse nanahisemo nk'umwambasaderi w'umugore w'ikigo gishinzwe amahoro ku isi UN muri Pakistan. Ubu mvugira uburenganzira bw'abagore n'abana muri iki gihugu. Nanashyize mu rutonde rw'abagore 100 bahitamwe na BBC bafashije imbaga nyamwinshi muri rusange mu mwaka wa 2015, ndetse n'ibindi byinshi. Bityo rero iyo wiyakiriye ukuri, isi nayo irakwibuka. Ibyo byose bitangira muri wowe. Twebwe abantu dufite ibyiyumvo bihambaye ku buzima, tukumva ko ibintu bigomba kugenda nk'uko tubishaka cyangwa twabipanze. Tukumva ko iyo bitagenze gutyo tugomba gucika intege. Uyu mugore arakomeza agira ati, ntabwo mu buzima nigeze nifuza cyangwa ntekereza ko nagendera mu kagare k'abafite ubumuga. Ubu buzima ni nk'isuzumwa cyangwa igerageza, kandi amageragezwa ntabwo agomba kuba yoroshye. Bityo rero iyo witeze ko ubuzima buzoroha noneho ukagwa ibishaririye, jya ukora uko ushoboye kose ibyo bishaririye ubihindure n'ibiryohereye, kandi ntukijijutire ubuzima kuko kuguha ibishaririye, kuko kugira ubwoba ni ibisanzwe, ntacyo bitwaye. Kurira ntacyo bitwaye, ibintu byose ntacyo bitwaye, ariko gucika intege ntabwo bigomba kuba amwe mu mahitamo ugomba kugira. Abantu bakunda kuvuga bati, gutsindwa ntabwo ari amahitamo, kuko iyo watsinzwe ugomba kongera kugerageza, ukongera nanone ukagerageza, bigatuma ukomereza aho ngaho. Ishimire buri buhumeko yose uhumetse, zirebura ubuzima bwawe, ububemo, ntugapfe mbere y'uko urupfu rwawe rugera. Ibyishimo bya nyabyo biba mu myumvire. Rero shima, ubeho, ndetse ubeho neza buri mwanya wose w'ubuzima bwawe. Uwo yari Muniba Mazari, nanjye reka nsoze nkubwira nti, shima, ubeho, ndetse ubeho neza buri mwanya wose w'ubuzima bwawe.
ni Malayika wumva kuri mikoro, ugenda kanze subscribe kuri site Mirror TV, like and comment, ndetse ntibibagirwe gusharinga iyi video ku muntu utekereza ko yagirira akamaro. Naho utaha.